muraho neza nshuti bakunzi bacu ba Granal Studios nongeye kubasuhuza cyane ku munsi wa none. Amazina yanjye ni Bonheur Umutoni nko musanzwe mubizi rero uyu ni wa munsi wacu dukora ikiganiro ku mibanire rusange nkuko twagiye tubivuga. Uyu munsi rero dufite ikiganiro mwabonye ko ubushize twakoze ku buryo twa supporting abagabo mbese ibyo twabakorera nk'abagore. Noneho rero uyu munsi nagize ngo tubashe kuganira noneho twerekane abagore nabo byo baba bakeneye muri relationship yabo, mbese ibyo baba bifuza ku bagabo. Reka wenda mvuge gutyo. Yego rero ikaze bane nanjye muri no video yose uyirangize kuko nyine uraza gusangamo ibigufasha, ari byo wakwiga, ari byo wakosora, ari byo wakongera. Rero ni ingenzi guhora utega amatwi, kandi wowe mushyashya ni karibu cyane, utarakora subscribe uyikore kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi nyine bizajye bikugeraho ku gihe. Yego murakoze cyane. Nkuko nari mbibabwiye rero tugiye kuganira ibintu point hano si nyinshi kandi si nke cyane mbese z'ibintu umugore wese aba yifuza. Ikintu cya mbere rero umugore navuga ko yifuza, kuko nyine umugore iyo yemeye kwinjira muri marriage aba ari willing kuyoborwa. Reka mvuge gutyo nkuko twabibonye muri cya gice twakoze kigaragaza ko leadership Imana yagennye cyangwa se bigomba kuba ko ituruka mu mugabo nk'umutwe w'urugo. Rero umugore wese aba akeneye nyine noneho kugira umugabo ufite leadership nziza, reka mbyite gutyo, cyangwa se ihamye. Umugabo nyine ufite ubuyobozi bwiza, reka mbivuge gutyo, kuko urabona aba yemeye kuyoborwa deja. Rero ntago waza wemeye kuyoborwa nurangiza nyine ubone hari ukuntu utarimo biragenda neza, hari ukuntu nawe bitakunezeza. Rero umugore wese aba yumva akeneye kuyoborwa kandi neza. Muri leadership twabonye ko harimo communication, harimo influence, harimo ibintu byinshi. Rero wenda utarabonye kino kiganiro cya leadership wajya kureba ku kiganiro twakoze ubushize cy'ibintu bishobora kugufasha mbese kubaka urugo rwawe neza. Uraza gusangamo ino ngingo, niyo mpamvu yo ndimo ndayicaho nihuta kuko nzi ko twayivuzeho mbere. Yego rero iyo ni ikintu cya mbere umugore wese aba yifuza. Ikindi kintu umugore yifuza mu mugabo we babana muri relationship yabo ni confidence, ni mbese kumwereka ko nyine umufitiye icyizere mu bintu byose akora, umufitiye nyine confidence. Hari igihe usanga nyine wenda nk'umugabo n'umugore bajya nk'ahantu runaka, noneho umugore wenda yaba ari kuvuga bamuha nk'ijambo ngo avuge ikintu, ukabona umugabo wagira ngo afite isoni, arunamye, kandi wenda si isoni ukundi nyine ugasa mbese wowe ubibona ukabona nyine ntago amwizeye, ntago yizeye ibintu n'umugore agiye kuvuga nyine mbese ukabona ko atari proud no mu maso, ukabibona ku buryo atari maranamureba ngo ashake kureba mu bantu. Umugore wese rero aba nyine yishimira kumenya ko umugabo we mbese amwizera nyine mbese amufasha nk'umuntu mukuru. Yego ni mukuru, ariko mbese nk'umuntu nyine w'umunyabwenge ukora ibintu bizima, ku buryo aho muri hose uba proud ye nawe nyine akabibona. Kuko urana akantu nk'akiyo kabaye ubundi usibye wenda no kuvuga ngo umugore arabibona cyangwa umugabo arabibona, n'abantu babakikije hari igihe babibona nyine ukavuga ati se ko mbona wagira ngo ibintu umugore ari kuvuga ntago abyemeye, cyangwa ibintu umugabo ari kuvuga ntago abyemeye, utuntu nk'utwo. Yego iyo ni iya kabiri. Icya gatatu rero umugore nanone aba akeneye nyine muri relationship cyangwa se aba akeneye ku mugabo we ni specific, nibyo turimo turavuga, ni appreciation. Ubwo ni mbese nyine aba akeneye gushimwa, reka mbyite gutyo, gushimirwa mu bintu byose akora, uko ameze, physical appearance ye, mbese kaduhere kuri icyo ngicyo, uko asa. Aba akeneye kumva ko mbese agaragara, kumubona mu bintu akora bya buri munsi. Kandi naho tutirengagije ko mu by'ukuri abagore bagira akazi kenshi mu rugo. Hari igihe usanga umugore atari wa muntu ugiye gukora akazi k'amafaranga, ariko ari umuntu uba wenda akora ibintu byo mu rugo. Rero abantu benshi bakabifata nk'aho wa muntu nta kazi agira, yirirwa yicaye. Ni ukuri ntago ariko biba bimeze. Rero umugore nyine iyo mbese ashimirwa n'umugabo, bakabona ko umugabo warekonesa nyine ibintu byose akora, uko ameze, ibyo aba yakoze mu rugo, mbese sacrifice zose aba yatanze, nubwo nawe ari urugo rwe, ariko nyine bimutera imbaraga, bikamutera nyine akumva arakunzwe, akumva nyine umugabo aba yabibonye, aba yamubonye, aba yabonye ibyo arimo, kandi nyine ko anabishima ibyo akora. Rero
ibi bintu ndimo ndababwira ni ingenzi pe, nimba umugabo ari gukurikirana kino kiganiro ukabona hari ibintu wenda utari wagakora neza, ushyiramo imbaraga, kuko abagore benshi nyine niko bimeze, ni ukuvuga ngo umugore wawe nyine wamushimiye biramushimisha rwose, ntugire ngo kuba wamushimira no kutamushimira ni kimwe, reka da, biramushimisha cyane. Ikindi kintu wenda cya kane navuga abagore bakunda ni uguhabwa umwanya, ukamutega amatwi, mbese ukamuha umwanya, ukagerageza kubana nawe. Hari igihe usanga wenda abagabo nyine bashyira imbere ngo afite akazi kenshi, ngo afite ibiki, ugasanga yashyize ibintu by'amaproje menshi nyine imbere, ariko ugasanga ava nko mu rugo mu gitondo saa moya, agarutse saa tatu, arariye, araryamye, wenda asabaye nk'aho ngaho 30, ariko ugasanga mbese nta mwanya nyine wihariye w'umugore we, mbese ngo baganire, batembere, mbese babe nyine nk'abantu bari kumwe, urabona. Rero umugore wese rwose ibyo ngibyo arabikunda. Hari abantu twarimo tuganira ubushize nyine, mbese tukajya tuganira, bari umugore n'umugabo. Rero umugore akajya abwira umugabo ukuntu nyine abikunda iyo uwo munsi yagize off mu kazi, yiriwe mu rugo. Noneho nyine ukabona umugabo arimo arabyumva gusa, ariko mbese icyo ni ikikwereka ko mbese abagore bakunda guspenda umwanya munini nyine n'umugabo, ukabona ko muri kumwe mu bintu byose. Rero ni byiza ko ubonera umwanya umugore wawe, nubwo wenda ufite ibindi byinshi urimo urakora, ariko kandi nawe ni ingenzi kandi niwe priority. Rero ni byiza ko umushakira umwanya, mugapanga izo za date, mukagira gute, ariko nyine mbese ukabana n'umugore wawe mu buryo bwose. Ikindi kandi kuri ibyo byo kuba ubana n'umugore umushakira umwanya, noneho ni icyo twita emotional availability, mbese kugira kuba nyine uhari, ukamwereka kuri konesa amarangamutima ye, ibiharimo aracamo, akabona nyine kuri kumwe nawe igihe yishimye, igihe ababaye, kandi ukamwumva nyine, akabona ko mbese arimo arabwira umuntu nyine ashobora kubwira, ari kumwe n'umuntu nubwo atabivuga, ariko wowe ukabasha nyine kumenya igihe umugore wawe yishimye, ukabasha kumenya igihe ababaye, ukabasha kumenya igihe nyine yahuye n'ikibazo runaka, ukahaba. Ibyo rero mu by'ukuri abagore birabashimisha cyane. Yego. Ikindi navuga ikindi abagore bakunda ni understanding, wenda nubwo nacyo duhereye kuri icyo nari maze kuvuga, mbese bakunda nyine umuntu ubumva, mbese wowe ubwirwa ugomba kuba uri umuntu wumva ibintu mu buryo bworoshye. Reka mvuge gutyo, yego biragoye wenda ko abantu babiri bakuru, kuko ntabwo mutekereza mu mutwe umwe, ariko kandi nanone nyine ugomba kugerageza kugira understanding, kubera ko nkuko twabivuze, noneho ntabwo biba bikiri kuri wowe. Uba ushaka rero habaho compromise, reka mbyite gutyo, ukagerageza kumva umuntu wawe mu buryo bumworoheye, nyine utamuremerera ngo abone ko arimo arakora akazi kenshi, kugira ngo wumve kandi wakabaye nyine umwumvisha mu buryo bworoshye. Yego. Ikindi kandi rero nkuko wenda tubizi ko abagore ari abantu bari soft, wenda reka mvuge gutyo, boroshye, bagira amarangamutima wenda ari hejuru. Umugore wese rero aba akeneye nyine uko mbese umwereka ko umufitiye impuhwe, reka mbyite gutyo, mbese mutreatinge nyine nk'umuntu uzi ko yoroshye, wenda reka mbyite gutyo, ngira ngo no muri Bibiliya hari ahabivuga. Mufate nyine nk'umuntu uzi ko yoroshye, umwumve, umutware gake, mbese nyine yumve nawe ari ahantu kabisa, yumvikana nyine mu buryo bwiza, umugirire impuhwe. Hari ibintu wenda abagabo kubera ukuntu bateye usanga badaha agaciro, noneho ukaba wagira ngo kiriya kintu kuko wumvisha ari ikintu cyoroshye, n'umugore wawe kiroroshye, kandi mu by'ukuri ntabwo cyoroshye, nyine we kirakomeye. Nibyo mubona ko abagore bakunda kurira, wenda yishimye akarira, ababaye akarira, noneho ugasanga abandi batuse nkawe buri murarizwa n'iki koko, ibintu byose urarira ukarira, ntabwo ari uko ugomba kubiyenza, ahubwo nyine ugomba nyine kumwereka ko muri kumwe, ukamwereka support. Umugore akunda nawe aba akeneye support y'umugabo we mu bintu akora, muri kariya ye, mu rugo, mu kazi gasanzwe akora mu rugo, mbese mu mishinga yose ateganya ibiki, nyine kimwe n'umugabo we. Ico tugihuriyeho n'abagabo, nabo barabikunda, nabo bakeneye support. Rero umugore aba akeneye support turutse mu mugabo we. Urabona ushobora kugira support yose yo kwisi, reka mvuge gutyo, ariko akenshi usanga nyine
umuntu akonta kuba bari kumwe mu nzu, wa muntu yakweretse ko ibintu uri gukora ntacyo bivuze, mu by'ukuri wacika intege vuba. Ariko wa muntu yaguhaye support ikwiriye, ugira imbaraga nawe ukahita ugira confidence mu bandi, kuko uba wumva ko uko biri noneho biruzuye nyine ufite support. Rero ni byiza ko abagore bagomba gusapotinga abagabo babo. Ikindi kandi ubugomba umugore akeneye kumva ko ari attractive. Wenda kino kirajya kuzuzanya kuri kiriya cya appreciation, ariko umugore nyine mbese ubugomba mu gihe urimo uramushima umubwira ko navuze wenda guhera kuri appearance ye, uka recognizing changes zabaye. Nimba yahinduye imisatsi mubwira ati wow iyo misatsi irakubereye. Nimba yahinduye wenda yaguze umwenda mushyashya mubwira ati iyo kanzu irakubereye cyangwa uwo mwenda wundi urakubereye. Mbese nyine muri ya appreciation noneho kwa kundi ubimubwira, ukumubwira ko ari mwiza umubiri we, nimba yananutse umubwira ati wananutse, nimba yabyibushye mu mutwe ngo yananutse, mwapresiye nyine uko ameze. Mbese tuma akomeza kwiyumva ko ari umuntu ari mwiza, mbese aragukurura, reka mbyite gutyo, yiyumvemo nyine ko ari attractive. Yego ni iby'ingenzi cyane, kuko bituma na ya confidence nk'uko twabivuze izamuka, nyine yumva ko arabohoka nyine, kuko aba yumva ko ari wa wundi wa mukobwa nyine wahuye nawe umunsi wa mbere ukamubwira ko umukunda, ko ari mwiza, ahora yiyumva ko ari uko nguko nyine ibintu bimeze. Rero ni byiza ko aho ngaho naho abantu bahakosora, kuko nyine hari igihe usanga abantu bibatsinda, nubwo wenda atari ukuvuga ngo abayanze umugore cyangwa iki, ariko ukagira ngo wenda ubwo mumaranye imyaka ingahe ntago wenda nyine bikiri ngombwa ko umubwira buri munsi ko mbese recognizing changes zabaye kuri we, kuri mbese ku bintu bye byose. Ni byiza kubirekonesa, ni byiza gukomeza kumubwira ko ari mwiza, ni byiza gukomeza kumubwira ko ari attractive, ni byiza gukomeza kumubwira ko umukunda, kuko nicyo cyabahuje in the first place. Rero bya bintu nutabikomeza ngo bishyiremo imbaraga, bizatuma nyine muri we agenda acika intege, reka mvuge gutyo, atangire kwifata nk'umuntu nk'abandi, nk'umuntu usanzwe, kandi mu by'ukuri ari umuntu udasanzwe. Kugira ngo urugo rwanyu rukomere, buri wese aba agomba kwiyumva ko ari umuntu udasanzwe imbere y'undi. Yego, ikindi abagore bakunda ni nanone wenda kino abantu bashobora kutabyumva kimwe, ariko ni vulnerability. Mbese abagore bakunda nanone abagabo sinzi uko mbese berekana nyine ko nabo boroheje, se reka mvuge gutyo, cyangwa se bakorwaho n'ibintu nk'uko n'abagore nabo bakorwaho n'ibintu. Hari igihe wenda usanga muri nature y'abagabo kubera ko ngo harimo ngo kwihangana no kugira gute, noneho ugasanga n'ibintu navuga ko bigoye, wowe uraza nyine ugakomeza ukikalma, ugaza nkaho wenda nta kibazo cyabaye, reka mvuge gutyo, cyangwa imba ari n'amahirwe nkaho nta kintu cyabaye, mbese ntugaragaza amarangamutima yawe nyine. Yego wenda ni bimwe mu buryo abagabo baremetse, reka mvuge gutyo, ariko kandi nanone wa mugabo ushobora noneho kubigaragaza, mbese akagaragaza amarangamutima ye mu bintu byose. Abagore bakunda bene abo bagabo, kuko nyine ababona ko uko biri kose nyine hari ukuntu bumvikana, mbese bajyanye, kuko twabonye ko abagore ari abantu boroshye cyane, amarangamutima ari hejuru. Rero iyo nawe ugerageje nyine mbese ukajya ugaragaza changes z'ikintu cyabaye, reaction zawe, amarangamutima yawe bigahinduka, biramufasha nyine. Abagore barabikunda, kandi bituma nanone abasha no kukumenya, kuko buriya amarangamutima ni igice kinini kigize umuntu. Rero umuntu uterekana uko yafilinze ibintu, kumumenya biragoye. Ikindi navuga nanone abagore baba bakeneye mu bagabo babo ni protectiveness, mbese kumva barinzwe. Okay, wenda ibi ngibi bifite ingero nyinshi navuga ko ziri funny, ariko hari umugore nyine aba yumva, urabona umugore abafasha umugabo we nk'ikisi, mbese nyine nk'umuntu mbese ukomeye cyane, uri hejuru, niwe mutwe w'umuryango, mbese niwe wareberaho ibintu byose, yumva ari safe iyo uri mu rugo, yumva nyine nta kintu cyamugira gute, cyamunyeganyeza iyo muri kumwe. Rero nk'umugabo iyo urangaye hano hantu, hari ibyo urimo uragabanya mu mugore wawe, kuko abigutegerejemo, arabikunda, mbese ni biri mu byo kwifuzamo nyine ko umurinda. Kandi n'inshingano z'abagabo, wenda usibye no kuvuga ngo abagore barabikunda, n'inshingano z'abagabo kurinda abagore babo mu bintu ibyo ari byo byose. Ntabwo ndi buvuga ngo kumurinda aha, ugomba kurinda umugore wawe. Noneho usibye hari ugukora ibintu, ariko noneho gatuma n'umuntu amenya ko cya kintu koko
ubikora ukareka gukora ibintu wenda nyine mbese mwibanga reka mvuge gutyo murinde ariko noneho utume abimenya ko arinzwe mbese agiye yumva nyine ari safe kuba ari kumwe nawe ibihe nyine ibyo ari byo byose kuko agufitemo icyizere gikomeye cyane niba waruzi icyizere umugore wawe agufitemo wo mugabo wenda uri muranyuma muri aka kanya byakaguteye mbese kugerageza kumurinda ku rwego ruri hejuru kandi ukanabimwereka rero ni byiza ko twita kuri bino bintu kuko icyo tuba tugendere wenda muri bino biganiro n'ibiki byose no kugira ngo tubashe kureba ko imiryango yacu yakira ikaba mizima rero wowe uri murabireba waba umugore waba umugabo wenda nubwo nk'izi point navuze ushobora kumva zireba abagabo ntibivuze ngo wowe umugore uzirebe kuko usanga kenshi abagabo ntibajya banareba televiziyo ahubwo wowe umugore wayirebye ni wowe ugomba nyine kuhita ubisharinga uwo mugabo ashobora no kuba atari umugabo ari umugabo just uri around yawe mbese undi muntu wifuza ko yabimenya kugira ngo ukize urugo rwawe ndetse nyine n'urw'abandi narwo ukomeze gusapotinga tukomeze nyine dufashanye kugira ngo tugire imiryango myiza duhora twifuza rero murakoze cyane kubana nanjye muri iyi video ni izi point nari nateguye ku bintu abagore bifuza mu bagabo babo cyangwa se ibintu abagabo bashobora gukora abagore babo yego sharing kino kiganiro no kuri wowe ukibona bwa mbere ugisangiza bagenzi bawe kugira ngo dukomeze gufashanya muri ubwo buryo ushireho comment ko wabyumvishe uko feelinga wenda ibyo ubona iwawe ibyo utabona se ni byiza kugira ngo dukomeze tuganire mu buryo ubwo ari bwo bwose ukore subscribe ubwire abantu bagukikije bakore subscribe niko kudufasha nyine kwiza dukomeze dufashanye muri ubwo buryo nawe wifasha ko nukora subscribe uzajya ubona bino biganiro bitakugoye bitabanje kuba ngo bagusharinga ahubwo uhita ukibona bikoroheye rero murakoze cyane naho ubutaha mwari kumwe nanjye Bonheur Mutoni mugire amahoro y'Imana bye